Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nge nitwa Nzeyimana Joseph. Ndi umupastor wagiriye neza n'Imana. Uyu mwanya rero ndagira ngo tubanze dusenge mbabwire kugira neza kw'Imana kandi nawe nkwifuriza kugira ngo kukugira neza kw'Imana kukugereho. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubaha, ubwami bwawe buzi. Ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko bibaho mu ijuru. Uduha ibyo kujya byacu by'uyu munsi, uduharira imyenda yacu nkuko natwe twareba turimo imyenda yacu, ntuzaduhane mu bitwoshyaho kudukiza umubi. Amen. Ngira ngo mbanezeze cyane, niko navuga, ndabanezeza cyane ku mpamvu z'iki zo kubabwira ijambo ry'Imana. Ahari mu mazi iminsi mufite byinshi mwabwiwe cyangwa se mwagendeyemo, ariko ngugireho umugisha wanezezwa n'ijambo ry'Imana nari nkuzaniye. Ijambo ry'Imana turarisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ni bice 11 n'umurongo wa 28. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Umurongo wa 28 haravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana ishimwe. Iri jambo nje kuganira namwe, nje jambo numva rinyuzuye kandi ngendeye kukubwira. Ni jambo rikubwira ngo ni wemere. Emerera Imana na Yesu bakuruhure. Narinje kukubwira ngo emerera Imana na Yesu bakuruhure. Narinje kugusobanurira ikintu bita umuruho. Umuruho Imana ikiza, umuruho Yesu akiza, kandi uwo muruho narinje kukubwira ngo abantu bose bakiri mu isi uwo muruho abantu bamwe barawugira. Umuntu ukiri uwo muruho n'uwamaze kwemerera Imana na Yesu ukamubabarira ibyaha bye. Narinje kukubwira ngo kandi umuruho ntabwo ureba ko wize, nabize bagira umuruho. Umuruho ntureba ko ufite amafaranga, n'abafite amafaranga bagira umuruho. Umuruho uwo mukana indege no mu gihugu giyemo umuruho urawujyana. Umuruho ntukangwa nuko wavutse mu rugo rukomeye cyangwa mu miryango ikize. Oya, uwo muruho Yesu yavugaga mwese abarushye n'abaremerewe muze mu musange arabaruhura. Mwemere kuba abagaragu be mu mwigire kuko ari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima, ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kumukorera kutaruhije n'umutwaro we utaremereye. Yo nganira n'umuntu mu ruho, ndakubwira ngo sinkubwira iby'Abisiraheli, ndakubwira n'ibyahani wanje cyangwa si wacu. Nagize umuruho Yesu arambabarira, ngira umuruho nyumarana imyaka igera kuri 14. Kuva muri 1990 niho Yesu yanduhuye, na n'uyu munsi niho mvuga ko yanduhuye, yaranduhuye. Ndaza kugusobanura cyangwa nzagusobanurira uyu muruho Yesu yavugaga. Hari ukundi umuntu aruha n'uyu munsi kandi urawufite, urawugendana, urawicaranye. Umuntu aruha ari umukobwa akagira umuruho, agategereza urushaka karubura kubera ibyaha, kudategereza isezerano ry'Imana akajya mu byaha. Ugasanga abantu bararushye, ugasanga umuntu akiga akaminuza akarangiza amashuri akagira umushara mwiza, ariko umuruho w'ubusinzi ukamuraza mu kabare. Umuntu aba ari umuntu afite isura nziza, yarashatse urugo, ari umugabo ari umugore se, ukubera umuruho w'ibyaha by'ubusambanyi agaca inyuma y'umugabo, undi agaca inyuma y'umugore, bagatunga urugo nabi, bakamerana nabi, bakabyara abana bakavukira mu muruho, babona iwabo batavuga rumwe. Uwo nawo ni umuruho. Hari abantu bagira umuruho akagira amafaranga menshi, ariko kutizera Yesu Kristo ngo areke ibyaha bye, ukamusanga yararuhijwe n'icyo n'abapfumu nibo bamurya amafaranga ye. Harajya kurogesha, harajya kwitsirikisha, harajya gushaka umuti ngo umurengera, kandi Yesu araho. Narinje kukubwira ngo abo ngabo nabo ntibagira umutima utuje, ahora hangayitse, agira amafaranga, agira amaduka, agira amazi, agira amamodoka, ariko abenshi umuruho dutuma batayararamo, abandi bakarara mu modoka ngaho bakaraye mu nzu. Umuruho utuma umugore yahukana buri munsi. Umuruho utuma umugabo akubita umugore yaramushatse, baravuye imbere y'amategeko, baravuye n'imbere ya padiri cyangwa se kwa pasiteri. Uwo ni umuruho utuma bagira bate bashwana. Umuruho utuma abantu bakora divorce. Kubera iki? Nta uzi kwihanganira undi ngo yakire ijambo ry'Imana, undi ijambo ry'Imana rimugore namara kuryakira maze abone mugenzi bamusaba imbabazi, ubundi bacoca ibibazo byabo. Oya, kubw'umuruho
abenshi kandi ndagusobanurira hari abaterwa n'umuruho waho bavutse akavuka mu rugo akavuka mu miryango barabyaye baterekera barabyaye babandwa barabyaye abana babarereye mu by'imandwa ugasanga umwana akurikiranyweho na karande kamumerera nabi karande y'ubusinzi karande y'ubupfumu karande y'ubusambanyi karande yo gusenya ingo karande yo kunywa urumogi yo kubikirara ugasanga iwabo barakomeye bameze neza ntacyo babuze ariko uwo mwana ntabi iwabo ahubwo yibera mu ruzerero gusa uwo muruho abenshi bakura hehe mu bapfumu umupfumu akagushuka akakubeshya ngo aragutsiritse ngo arakurasaze naho akabaguteje urwangaro icyo ukozeho cyose kikabinyatsi ugacuruza ntiwunguke ukorora ntiwororokerwe ukagira akazi ntubone umushahara ngo ugire akareme ntureme mu mufuka ahubwo ugasanga umuntu agize karande yavuye naho yagize gute naho yashatse ugasanga aho washatse umugabo aho washatse umugore iwabo bayoborwa n'iki nicyo bita abakurambere imyuka mibi baterekera nigeze ngira ikibazo gikomeye n'uyu munsi hari mwene data nazanwa muzanana akabaha ubuhamya twamusengeye tumusengeye vuba ahangaha nta mwaka urashira ariko turamubwira ngo hari Imana itanga amahoro mu rugo aravuga ati mve rero byari ngombwa ariko agiye gushaka umusore bakundanya asanga umusore ari umukene uwo mukobwa aratubwira ati sinashaka kumukene kandi abakire bahari turamubwira ati n'uburenganzira bwawe guhitamo ariko uramutse wemereye Imana wakemerera Imana akaba ari guhitiramo Imana ikagira gute ikaguha isezerano aratubwira ati nzi ko Imana ivuga kandi itanga amasezerano ariko ikibazo ngize uwo musore wankunze ni umukene arakodesha narindi kubabwira ngo umukobwa araruha na n'uyu munsi waba ufite uwo muruho mwende data narinje nje kukurangira ngo Yesu araruhura Imana iraruhura hari ijambo Imana yigeze ibwira Mose uzarisoma mu gitabo cyo kuva ibice 33 umurongo wa 14 Imana ibwira Mose Uwiteka abwira Mose ati nzajyana nawe nkuruhure Mose yaramubwiye ati hora untuma nkumenyesha udutumanye kandi wambwiye ko nakugireho umugisha niba nkugireho umugisha koko uzemera ujyane nanjye Imana iramwemera ngo nzajyana nawe kugira ngo nkuruhure igeze ku murongo wa 17 Imana ibwira Mose ati nicyo uvuze icyo ndagikora kuko wongereho umugisha nkakumenya izina mwene data nshuti z'umusaraba narindi kukubwira ngo Imana iraruhura ushobora kuba wemera Imana ushobora kuba wemera Yesu hari nabemera Bikira Mariya ko yazabahakirwa ariko icyo naringendere kukubwira no kukubwira ngo ntacyo ndwanya muri ibyo ariko shakira amahoro ku Mana ahandi uhareke uwo mukobwa araruha waba urushye nkawe aragenda yangwa umusore ngo nuko ari umukene kandi akijijwe yemera Imana asenga Imana ahubwo ngo yemera abantu babakire naho bafite umuruho wabazimu bafite umuruho w'abakurambere bafite umuruho waho bavuka maze umukobwa bakoze ubukwe vuba barashyingirwa nubwo nta butashye ariko naramutwerereye ariko umunsi umwe gusa agezeyo yasanze umuruho kuko yari yarumvise ubuhamya namubwiye nari nigeze mubwira ati nari nigeze nduha imyaka 14 nararushye njya mu bapfumu bancamwe no nararushye bamba imiti nararushye barandasaga nararushye bamba ubushobozi bwo gukina umupira banca ubushobozi bwo kuburana ngatsinda bamba ubushobozi bwo kubana n'abategetsi bamba ubushobozi ariko igihe kigeze nzana umugore ubwo buhamya nari nabumuha yarabuzi nari nanabutanze kuri radio Umucyo nawe yarabwumvise nicyo cyatumye aza kungisha inama ndamubwira ati naje kuzana umugore abazimu biwacu banyica abana babiri banyica data atariko igihe kigeze baranzerereza ariko ngiye kwibuka nibuka ko hari Imana ikora ibitangaza banzaniye ubutumwa bwiza numva ijambo ry'Imana ndakizwa njijijwe guhera uwo munsi mpabwa isezerano ry'Imana imbwira ko indengeye kandi babari ibyaha byanjye kandi igiye kumpa amahoro mu buhamya namubwira ati n'ubu ngubu ndi mu mahoro Yesu yampaye Imana yampaye ariko icyo kintu akirengaho ajya gushaka arenze ku isezerano Imana yamubwiye ahageze asanga hari yabazimu bameze nkabi wacu yarambwiye ati nahuye nakaga nshingirwa uwo munsi sinigeze ndya ahubwo twasangiye n'umusore wanjye bampaye naho nsanga afite babazimu bagazunta umba mu buhamya numva atangiye kuza avugana n'abazimu ngumva aravuze ngo mwese nabarya nawe ndakureba nakurya umugeni ngo aburukwarya ahubwo ngo atangira kugira gute guhinda umushyitsi ibiryo ngo arabirya ntiyamusigira bucya mu gitondo ajya kubwira nyirabukwe ngo arumirwa aramubwira ati wa mukobwa we ni waravuye iwanyu baguhuguye nyogosenge mwarabonanye ingo zubaka kwinshi uyu muryango roni kuteye ariko uhumure ntacyo uzaba ndibarwana uze ngusangize na sobukwe uraza kubimenyera ngo bageze ku meza na sebukwe asanga sebukwe nafite karande yo mu miryango barya bavuga baba dayimoni biwacu nagiraga kera
ise nawe sebuko nawe aratangira koza ifurusheti mu biryo, aratangira ati ndabareba ndabitegereza ndababona ngo agatamira karya. Umuhungu nawe ati nawe nabarya n'ibintu rubingo narurya. Umugeni ngo abura uko abigenza ngo aratuza. Bariye umugabo na sebuko barya bucya mu gitondo, abura uko amena urwari ngo aze kundeba. Amatelefone yabaye hariko yahise mpamagara, arambwira ati nyabuna pastor, nyabuna ntabare, nyabuna ntabariza, nyabuna nsengera Imana umbwirire burya yakarande wagaze uvuga wa muruho wagaze utubwira no mu miryango nashatse niho nyusanze barya bavuga bavuza induru baboroga na n'uyu munsi nabuze ukombamo. Ndamubwira ati tuzo humure rero icyawe no gusenga Imana. Arambwira ati wajaje kudufasha gusenga. Nambwira ati hoya ahubwo inginga mu miryango yanyu bantumeho ni bantumaho inzira irabicitse. Ndashima Imana rero, ndashima Imana k'imiryango yabo yabyumvise ikavuga ngo ntacyo bitwaye, ngo niba afite abamufasha mu masengesho. Icyo gihe barampamagaye njyana yo nabandi bayobozi bene data tujyayo turabaganiriza, mbaho ubuhamya ndababwira ati ibyo byanyu bimeze nk'iby'iwacu. Mbabwira ukuntu data twagiye mu bapfumu, mbabwira ukuntu umupfumu yadusabye amafaranga, mbabwira ukuntu yatubwiye ngo n'amaturo duha abakurambere tuzana amafaranga y'ibiceri, abajije abakurambere bayanga. Ubwo mbubuhamya abo bantu bahuye n'amagorwa yo kuruha baruhijwe n'amashitani. Ndababwira ati umupfuma dutegeka gutanga inote tuzishiramo, atubwiriye abazimu biwe barayemera, bemera amaturo twajyanye. Twumva arabaramukije ngo ko politika dudu na telegram, tubona abazimu banyeganyeje inzu, twumva umutingito. Tubajije umupfuma ati ibyo nibiki? Umupfuma aravuga ngo nabakurambere baje. Papa arishima ati ubwo baje ntacyo tukibaye, ariko amategeko baduhaye nayaganirije abo bantu bahuye n'akaga, nacyo cyatumye bavuga ati natwe turemera kupfuka amatwi yane nibiba ngombwa natwe Imana ituruhure nguko numva mwari murushye. Ndababwira ati twe twarapfukamye, abazimu baradutegeka tuvuga amazina. Turangije kuvuga amazina niho abazimu baduha amasezerano ngo ni mutaye mugende mushake ihene y'ibara rimwe n'inkoko y'ibara rimwe, nimumara kubibona muzabizane. Tubabwira ukuntu twatanze ihene n'inkoko by'ibara rimwe, tubabwira ukuntu banciyemo imino amaraso yanje n'amaraso y'ihene n'inkoko bayavanga niya amaraso y'ihene, tubabwira ukuntu umupfumu yahambye mu bikingi by'amarembe wacu ihembe, tubabwira ukuntu iryo hembe ryatuzengereje ritubera inkomyi mu miryango yacu tubura amahoro. Ariko abo bantu uwo muryango ukimara kumva ubwo buhamya waratubwiye ati ngaho rero natwe icyo twaziraga ni imiti twasabye yo kugira ngo turengere imitungo yacu, twarayibasabye turabwira ati nimuyizane mutarebye ku gaciro kayo tuyitwike. Turayifata turasenga mu izina rya Yesu, turafata turasenga mu izina rya Yesu, tubwira Imana yo mu ijuru, tubwira Yesu Kristo watubambiwe, turamubwira ngo nubabarire imiryango ibyo bakoze no mu bujiji, ibyo bakoze no mu butamenya, ariko ubakureho uyu muvumo ndetse n'uyu mwaku ubakureho ndetse n'ikarande. Tugira amahirwe turabitwika, bwakeye hamaze nk'icyumweru niho umukobwa yatubwiye atumve rero noneho ntibakitaka ntibakivuga barya, ahubwo uyu munsi turaryama tugasenga. Ariko basenga ukwabo nyine bagasenga Bikira Mariya n'abatagatifu, ariko barasenga, ariko byaraturereye. Ndavuga ati aha hantu hose Imana yumaze kwicisha bugufi irakwemera. Barokore bene data namwe kandi mwaye kwirebera iyi channel Abizera TV, tukaba turi kubabwira ngo na n'uyu munsi yisoka Abizera TV mukamuri kwireba, wayirebaho none waba warayirebyeho n'ubushize narinje kukubwira ngo Yesu araruhura. Iri jambo rero ngira ngo nkubwire, Yesu ubwo yararuhuye yaranduhuye, ndetse si nicyo gusa no muri Bibiliya mwazaguma kumva abandi yaruhuye. Hari abagore yaruhuye bari bafite acyo bita iki abadayimoni barindwi, Mariya yaramuhuye nawe ngo aramuruhura. Uyu mugore uzasoma Bibiliya zakubwira ngo yaranezerewe cyane, ngo arakira bamuzima, amashitani n'abazimu baragenda, ngo umunsi umwe ndetse ngo amusanga kwa Simoni, ngo yumva aramunezererewe, ngo aragenda azana amavuta ahumura y'igiciro, ngo idenari yose saga 300, ngo yamusuka ku mutwe, maze ngo yamusuka mucuncuburiraho. Ngo nubwo intumwa zari zibabaye ziravuga ngo wa mugore we aya mavuta y'igiciro yapfishije iki, ariko Yesu yaravuze ngo muramuterera icyagahinda. Uyu mugore cyakoze ankoreye asize uyu mubiri kugira ngo uzahambwe, kandi icyo umugore akoze ikizavugirwa ubutumwa bwiza hose mwisi, ahazo ubutumwa bwiza buzavugirwa, icyo uyu mugore akoze kizahavugirwa kugira ngo bamwibuke. Nawe yo yakuruhuye barabimenya. Mwene data nshuti z'umusaraba, narinje kukubwira ngo Yesu araruhura. Wowe ubwawe va mu byaha, va mu byaha. Ibyaha nibyo bituma uca inyuma y'umugabo, ibyaha nibyo bituma ujya gusinda, ibyaha nibyo bituma unywera ayo mafaranga, ibyaha nibyo byatumye ubyara umwana ukaba waramwihakanye, ibyaha nibyo bituma uri kugira gute na n'uyu munsi
bari kuguteza cyamunara kubera iki? Kubera uburiganya n'ibintu wasahuye n'ibintu wibye, bikaba bituma ugira gute na n'uyu munsi bikuzana ingorane. Ariko ibyo byose iyo umaze kwemerera Yesu, ibyo byose arabikwibagiza, umubabaro wose arawukwibagiza. Ndashima Imana kugeza na n'uyu munsi Yesu yanduhuye. Nageraga mu kabare, nari umuntu ugera mu kabare, bazimu bakambwa ati kubita abantu, ngakubita abantu bose ndaheye ku cyubahiro, abantu bose bajya no kundeka nkababuranya nkabatsinda. Nzakubwira ukuntu ngewe umuruho w'abadayimoni wanteje kumbwira ngo genda usenye urugi rw'umuntu w'abandi kandi atanyakuye. Ndagenda ndarusenya, ndarushikura, ndarutahana. Nzakubwira uwo muruho nagize ukuntu ngewe bandeze njya kwawe pije. Ngereye pije arambwira ngo icara, ndicara. Abazimu nari mfite nari nakuye mu bapfumu barambwira ngo uceceke turiburanira. Epije yahinduye imashini za dondaga za kera, numva yanditse ikirego. Arambaza ngo urujyo waruciye kumwe nande, nkumva abazimu barambwira ngo vuga kari nyirinzu. Nkavuga ngo ni nyirinzu waruciye. Epije akabura ibyo yandika. Ambaza icya kabiri ngo naboneka bagameza ko waruciye. Abazimu barambwira ngo bazana icyo narucishije. Epije abura icyo yandika. Byageze abwira abaserere ati mwebwe mwazanye uyu mugabo muramurega iki? Abaserere bandega ibintu byose uko nkubita abantu ku kabari. Ibizimu birambwa ati kubita uwo muserere urushyi, ari kududubiza iki? Mbita mwasa urushyi ati uyu musere saramwa adudubiza iki? Mukubisa urushyi. Epije ahita avuga ati nge nabatumye umuntu muzima, se nabatumye abasazi, sinza mburanisha abasazi. Naho nabazimu babivanze. Epije ahita anyemerera ko nsinze, arambwa ati sohoka utahe. Ndasohoka ndataha. Nageze imbere ya komine, nuko nafasha abaserere bose arambwa ati mujye ku murongo mbakubite. Bahise bamanuka kuri banke biruka. Kuva uwo munsi niho nahawe amasezerano n'abakurambere, barambwira ngo kuva uyu munsi tuzagiye kukugira umuntu wo hejuru. Ariko uwo muruho wose ndi wari kumpesha amahoro. Ariko reka nkubwire, Imana nkibana Yesu, nkibona ubutumwa bwiza, nibyo ngira ngo nkubwire. Nkibona ubutumwa bwiza, abantu na n'uyu munsi ijambo ry'Imana rirakubohora. Ijambo ry'Imana ryabohoye Sawuli ari kujya Damasiko ngo ahura n'umucyo. Ari Yesu umubonekeye aramubwira ngo ntotereza iki? Sawuli ngo arambwira ngo urinde ntoteza. Yesu aramwibwira ngo ni Yesu w'i Nazareti. Sawuli ngo ahitagira gute yakira ubutumwa bwiza, ngo aho yituye ngo yahavanye ikimenyetso cy'uko yagiye atabona. Ariko ngo ijwi araryumvira kugeza na n'uyu munsi. Mwumvise inzandiko yanditse, yigeze yandikira n'itoro ry'i Roma ibice 12. Havuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byarabishimwa n'Imana, ari nako kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ngo kandi ntimwishushanye n'abikigiye, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Na n'uyu munsi nawe nari nzize nkubwire ngo nawe wari ukwiye kuba Pawulo. Uyu munsi Yesu agize gutakuruhuye, wazabwira abandi kugira neza kw'Imana. Nanjye uyu munsi niyo ntego mfite yo kubwira abantu ko Imana iruhura, neya Yesu aruhura. Bene data nshuti z'umusaraba, n'ikindi gihe twazaganira, niho nzaza nkabaha ubuhamya bukundu Yesu yagize gute yaturuhuye, aruhura n'umuryango wacu, ndetse kugeza igihe ambwira ati ngugize umukozi, ngugize umukozi. Arambwira ati ngugize umukozi. Arambwira ati kandi abo ngabo mwagaza musangira, mwagaza muvurisha imiti n'amasubyo, uzababwire ko bazavurwa n'ijambo. Niho nzaza nkakubwira ukuntu Yesu akiza indwara zananiranye. Nzakuyo munaganiriye abantu nkabaganiriza ijambo ko Yesu akiza indwara. Ndakubwira ngo twararwaye nge n'umugore wanje turarwara, umudamu ararwara, amare gupfusha, tumaze gupfusha abana babiri, ararwara indwara arazengererwa, bamujyana mu bapfumu biranga, bamujyana kwa muganga biranga. Ariko umunsi twakire Yesu, muntu yatuzaniye ubutumwa, abagabo babiri sinzabibagirwa, baraza bakimbwira ngo Yesu aragushaka. Nababwiye ati aranshakira iki? Barambwira ngo Yesu aragira ngo akubabarire ibyaha. Nari mvuze ngo uyu mwanya ijambo nakuzaniye nuko wemere kuba umugaragu wa Yesu, wemere umwigireho kuko ari umugwaneza. Ndababwira ngo umuntu yihana iki? Bansomera imirimo ya kamere. Ndagira ngo waba ukikora, niyo ntambwe ya mbere utera kugira ngo Yesu akuruhure, niho uraba wemeye. Arandamesomera imirimo ya kamere ibice 5 umurongo wa 19 ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Pawulo yarangije avuga ngo ndababwira
abakora ibisa bityo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Mwene data, niba ugikora ibyo bintu ntabwo uremerera Yesu. Waba uri mu madini yego, ariko nturemerera Yesu ngo akuruhure. Niba ugikora ibyo bintu, waba uri n'umuyobozi, waba ufite n'impano runaka, ariko nturaruhuka, uri cyarushye. Waba uri umunyacyubaro ufite amafaranga, waranize ufite amashuri, waba uvuka ahantu hakomeye, waba uri mu miryango, ndetse waba uri no mu bihugu byo hejuru ndetse bikomeye, waba waromotse ugafata indege ugafata n'indi, ukaba uri mu bihugu, waba uri ndetse uri mu nzego z'abanyacyubahiro, ariko niba ukiyoborwa na kamere ukaba ugikora ibyo byaha, uri cyari indushyi. Kubera iki? Ntago mbica ku ruhande. Uri cyari indushyi. Niba ukiri sambana, ejo uzasambana, bazagufunga, uzasambana bagufunge imyaka myinshi. Ejo uzasinda, wangiriza iby'abandi bagufunge, ejo uzakomeretsa umuntu w'abandi bagufunge wasinze. Niba kandi ukigira umujinya, niba ukigambana, ejo uzakora politiki yo kwangiriza abantu no muri icyo gihugu urimo bagufunge. Kandi niba ugikora ibyo byaha ukigira umujinya, uzashwana n'umugore, ejo usange bagize bate bagufunge. Kandi niba ukigira uburakari n'igomwa, ejo uzabuza abana kwiga, amafaranga wayanywereye, abo bana ntimuzagirana amahoro. Narinje kukubwira ngo kizwa, wemerera Imana ikuruhure, Imana ibaho umugisha cyane. Nari nsoje ngira ngo nkubwire, biranashoboka ko ejo n'ejo bundi wazakenera kumbaza ukansobanuza byinshi. Iyo twigishije ahangaha tuba tuniteguye ko hari ibyo mwana tubaza cyangwa se mwana dusobanuza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nushaka kumenya neza uko umuntu aruha n'ukuntu Yesu amuruhura, turi cyari kumwe nzabikuganiriza. Ariko sinabura kugwa nomero zanjye n'ejo bundi wabimbaza. Mfite nomero 0788 79 94 04 0788 79 Izo ni nomero zanjye. Nushaka no kumbaza, hari igihe wigisha ukumva uhagararaye wenda mu ruhande rw'uko wari wibereyeho, ukwijambo ry'Imana ukumva utarishyigikiye, bigatuma unegirije n'ibyo wabwiwe. Ariko ushobora no kumbaza ukwambaza ngo wambwiye ko umuntu aruhuka gute. Nzakubwira ngo Yesu n'Imana bararuhura. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge dusoze. Imana Data wa twese uri mu ijuru, ni wowe uzi ibiri munsi y'ijuru byose, ni wowe uzi abantu waharemeye naho washyize, kandi ni wowe uzi impagarara n'ibibazo bihari. Ni wowe kandi wemeye gutanga umwana wa Yesu Kristo, umutanga ku bwacu ngo abimpongano z'ibyaha by'abari mu isi, kandi umutanga kugira ngo abarushye n'abaremerewe bo habaruhure. Uyu mwanya rero niyo mpamvu nari nsenze nsaba ngo ababene data bose abakwiyambaza, haba hwereye umunsi, haba nijoro, mu masengesho yasenga, mu idini giwe yabarimo, mu mwanya yabarimo, mu cyubahiro cye yabafitemo ukazagira, no mu magorwa yabahuyemo nayo, ntuzamwima amaso, ntuzamwime n'amatwi, uzamwakira, uzamufate nk'uko wabibwiye Salomo. Waramubwiye ngo amaso yawe azaza areba, amatwi azaza yumva gusenga gusengerwa ahantu. Urakoze rero, n'ubundi uzumve gusenga gusengerwa kuri Isoko y'Abizera TV. Amen.